bintu wabonye se byagutera kuvuga ngo inaha turi abashyitsi? nta bintu byaguhindishije umushyitsi? urumva uko watangiye uyu mwaka n'ibintu wawubonyemo nta somo wakuyemo rishobora kuba iry'ubuzima ngo rikugire undi muntu mwiza Imana yishimira? nta rivare ukuntu Imana yaguhaye inkwano, ukuntu yaguhaye amajyambere, ukuntu yagukijije impanuka, ukuntu yagukuriyeho urupfu, ukuntu yagukuye mu bihombo, ukuntu yakwishyuriye amadeni, ukuntu yakurinze icyamunara, ukuntu yaguhaye aho kuba, ukuntu yaguhaye inzu, ukuntu yakurinze uburwayi barwaye indwara imwe n'iyawe, ukitegereza abo mwari muri kumwe igihe mwabyaraga, watahanye umwana ataha we yapfuye, ukabibara we ukabibara. hari ikintu byagutera kwinjira mu wundi mwaka ukareba abasore beza bapfuye batarashaka, ukareba abakobwa beza bari bafite uburanga, ukareba abagore beza bari bafite igihagararo. ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. amahoro y'Imana nabe muri mwebwe, mbifurije umugisha w'Imana ndetse n'umwaka mwiza. muzahirwe kandi muzaramburirwe ikiganza n'Imana, umutima w'Imana uzakomeze ubatekereze kandi ukuboko kwayo kuzigere iguhina, kuzakomeze kubaramburirwe, imigambi y'Imana izabahoreho n'imishinga yayo kuri mwe izakomeze, ijisho ry'Imana rizabagumeho kandi izakomeze bapangira ibyiza. nibyo mbasabiye ibyishimo bitagira umupaka, mbasabiye imbaraga z'umwuka wera no kuzigumamo, mbasabiye gutsinda n'imbaraga z'ubutsinzi, mbasabiye kugumana n'umwami mu byo muzabamo byose. ndabakunda n'Imana irabakunda. nakomeje rero mbabwira ibintu bigomba guhinduka muri uyu mwaka. natanze inama ku bantu batandukanye, ngenda ntanga n'ingero. nizere ko rero abo bireba bagerageze kwikosora no kwisubiraho. hanyuma iri jambo nashakaga kubabaza ngo mbese mwiteguye umwaka gute? kuri bonane wumva uzaba umeze uti? ni iki wateguye kuri bonane, igihe uzaba umaze amezi 12 witegura kwinjira ku munsi wa mbere w'umwaka mushyashya? ni iki uri kwitegura? uri kwitegura inkumi naho uzayijyana? uri kwitegura akabari keza uzajya kunyweramo nayo uzanywera? uri kwitegura imyenda myiza naho uzayigurira? uri kwitegura gukora ibyaha naho uzabikorera? uri kwitegura uti? urumva bonane kwe kubivuza iki kuri wowe? uri kwishimira kurangije umwaka n'imyaka wujuje? ese urimo gutekereza nibura ibyakubayeho uyu mwaka utambutse? nta bintu byakubayeho uyu mwaka utambutse bishobora kukuyobora kuri Kristo? nta bintu byakubayeho uyu mwaka utambutse bishobora kugutera gutinya Imana? nta bintu byabaye muri uyu mwaka utambutse bishobora kugutera kuva mu byaha? nta bintu byagutunguye muri uyu mwaka turi kuvamo bishobora kugutera gukizwa ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza? nta bintu byaguteye gutekereza ku Mana? nta bintu byaguteye gutekereza ku mbaraga z'Imana? nta bintu byaguteye kuba wava mu byaha? nta bintu byaguteye kugirira ijambo rivuga ngo nta heza hisi? nta bintu wabonye se byagutera kuvuga ngo inaha turi abashyitsi? nta bintu byaguhindishije umushyitsi? urumva uko watangiye uyu mwaka n'ibintu wawubonyemo nta somo wakuyemo rishobora kuba iry'ubuzima ngo rikugire undi muntu mwiza Imana yishimira? nta bintu washimira Imana? ubu uri gutekereza kuzajya mu kabari nibura nubwo utajya winjira mu rusengero? nta bintu Imana yakoze byakaguteye kuzajya mu rusengero noneho muri uyu mwaka? nubwo utajya guterana, nubwo ibyo barokora utabikunda, nubwo bagusakuriza, nubwo ibintu byaba ari ibintu ubona ari ubuswa, kwa kuntu nyine mwirya hari ibintu by'ubuswa. tuvugishije ukuri, nta hantu Imana yagukuye hagutera kujya kuyishima.
ugafata n'ingamba nshyashya. Ukuruye uburyo wabyayemwo, ugakurura uburyo watwayemwo inda, ukuruye uburyo wabonye akazi, ugakurura ukuntu Imana yakakurindiyemo, ukuruye ukuntu wabonye fiancé, ugakurura ukuntu wakorewe ubukwe, byose ubikuruye, ukuntu wabonye diplome, ukuntu wabonye minerivare, ukuntu Imana yaguhaye inkwano, ukuntu yaguhaye amajyambere, ukuntu yagukijije impanuka, ukuntu yagukuriye urupfu, ukuntu yagukuye mu bihombo, ukuntu yakwishyuriye amadeni, ukuntu yakurinze icyamunara, ukuntu yaguhaye aho kuba, ukuntu yaguhaye inzu, ukuntu yakurinze uburwayi, ukuntu yagukijije, ukuntu yakubayeho, ukuntu yagutabaye, ukuntu yagukuye muri gereza, ukuntu yumvise gusenga kwawe, ukuntu yakurinze ibitero, ukuntu yakurinze ibiteye ubwo. Ibi bintu bikuruye muri uyu mwaka mu mezi 12 byakubayeho, nta kintu byagusigira, nta kintu byagusigira. Ubusenge ntacyo byasigira. Hanyuma uri gufata iki? Uri gufata ngamba ki muri uyu mwaka twinjiyemo? Ntago dukwiye kurya no kunywa gusa, ntago dukwiye kwambara gusa no kwishimisha, dukwiye gutekereza ku Mana. Hanyuma ubonye akanya wazanyarukira Rusororo cyangwa uherukayo, ukareba abasore beza bapfuye batarashaka, ukareba abakobwa beza bari bafite uburanga, ukareba abagore beza bari bafite igihagararo, ukareba abashoramari bagenzi bawe aho baryamye, aho bacecekera, ukareba abasore muri murungano rumwe ukuntu batakigenda ku isi bari aho bacecekera, ukareba ababishopu bene wanyu, ukareba abahanzi bene wanyu, ukareba abavuga butumwa bene wanyu, ukareba abakire mwajyanaga kurangura, ukareba abagore bagenzi bawe, ukareba abo mwari barwaye indwara imwe n'iyawe, ukitegereza abo mwari muri kumwe igihe mwabyaraga, watahanye umwana ataha we yapfuye, ukabibara we, ukabibara. Hari ikintu byagutera kwinjira mu wundi mwaka, ntago wagakwiye kugenda uri wa wundi. Kandi nimureke mbabwire, ushobora kwishimira ngo urangije umwaka ariko ntutangire undi. Ushobora no kwishimira ngo urangije umwaka ugaseka saa 7 z'ijoro saa 9 bigahwaniramo. Ndashaka nkubwire ngo hagacira Imana, hagacira Imana yaguhaye akazi warize make, uhagacira Imana yagukoreye ubukwe abandi barashobewe, hagacira Imana yaguhitiyemo abandi barabuze amahitamo, hagacira Imana igutungiye ikigara abandi baravuye mu mujyi, hagacira Imana uri kurya umuceri kandi warahenze abandi barawuvuyeho, hagacira Imana yakugumishije mu kazi igihe bagabanyaga abakozi, hagacira Imana ukuntu yaguhaye kwiga abandi barayavuyemo, hagacira Imana ugicuruza abandi barafunze bakagenda, hagacira Imana, hagacira Imana, hagaciro Imana. Tekereza Imana mu gitondo byutse, utekereza Imana ku manywa uri kugenda, tekereza Imana mu buzima bwawe, hanyuma Imana ntihinduke inturanye kuri wowe, ntibe inshuti ya kure, utangire uyigira inshuti ya bugufi. Ibyago biracyahari, ntabwo Satani yavuye ku isi, indwara z'ibyorezo ziracyahari, ibibazo biracyahari, ibihombo biracyahari, inyatsi ziracyahari, ubukene buracyahari. Fata Imana uyigira inshuti yawe ya bugufi, wibaho gutyo. Ntacyo watanze ngo ukire, nta n'icyo wakoze ngo ugere aho ugere. N'imbaraga 10 ntuzi kwinjira mu rusengero, Imana yaragira bigukorera byose, yarakuranguriye, igushakira n'abakiriya, yaragushakiye, iguha urubyaro, yagukoreye byose, nta na kimwe wakoze. Burya ari ikugurije irashaka kuyishyura. Ndumva narekeraho. Ni ijambo risoza umwaka, risoza umwaka ritangira undi mwaka. Ndi kukubaza ngo uri kwibwira iki?
wivuga ngo ibyago ngo hari ibintu byinshi byagusize muri uriya mwaka, none se bishatse kuvuga ngo uyu nguyu winjiyemo uzibirimo bingana iki? Mana yagukijije uburwayi ariko no muri uyu burimo. Mana yagukijije abagome, ntago basigaye. Abagome se barapfa bagashira, no muri uyu mwaka ugiye kwinjira yo barahari. Yagukijije abarozi, no muri uyu mwaka ugiye kujyamo barahari. Yagukijije amadeni, no muri uyu mwaka arahari. Ikintu cyose Imana yagukijije mu mwaka ugiye kwinjiramo byose birahari. Iby'ikigukiza ni byinshi, yigureho inzira, yishaka uyikunde, yegere uyibe hafi, yisenga uyicire bugufi, uyihe icyubahiro, uyibyinire, uyitambire, uyihe amaturo, uyikorere, uyisingize, uyihimbaze. Mana ibahe umugisha. Mbifurije gusoza umwaka neza, mbifurije gutangira umwaka neza, muri abantu bazirikana iyabazirikanye ikabagirira neza. Mana ibahe umugisha. Amen.